ndabakiriye kandi ndabashubuje bakiriye kuri YouTube channel yanjye mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi ku migabane igiye itandukanye. Reka mbahe ikaze kuri iyi YouTube channel yitwa African Continent cyangwa se mu Kinyarwanda ku mugabane wa Afrika. Bahaye ikaze cyane ari nako mboneraho kubasaba support yanyu irakenewe muri uru rugendo ntangiye. Ndagira ngo mbasabe mukore subscribe kuri ino YouTube channel, ukore subscribe, ukore like, ino video ngiye gukora nirangira ukore comment. Ndakwinginze ujye muri comment, ntugende udakoze comment. Uravuga uko ubyumva, uko wabonye ino video, ikikuri ku mutima, uko cyaba kimeze kose nta kibazo ucyandike. Njyewe ntabwo ndi wa muntu utinya negativity, nubwo mu buzima bwacu busanzwe tuba dukunda nyine abantu batubwira neza, batukunda, batubwira amagambo meza, nibyo twese tuba dushaka, ariko ntacyo bitwaye wowe wandike, ntugende utagize ikintu wandika. Reka mbibwire, nitwa Yvonne, niyo mazina yanjye, abandi banzi bamukesha muri filme, ariko izina ryanjye rya nyaryo ni Yvonne. Hari n'abamamagara Mukesha bambonye muri filme zigiye zitandukanye. So ndi umukinnyi w'amafilme rero, ntabwo maze igihe kirekire, ngiye kuzuza umwaka ndi muri sinema, ndi imbere ya kamera. So uyu munsi rero nafunguye channel, ndi hano kubaha ikaze kuri channel yanjye kuri African Continent. Ndi kubakira nishimye, I'm so very happy, I'm so very excited guys. Ndabasaba support, nanjye ndi umwana nk'abandi, ibyo mwakoreye abandi ntabwo ari njye mwabyima, nanjye munsupportinge, mumfashe nzamuke. Anyway, ino channel rero izagicaho ibiganiro, ama stories yagiye atandukanye, ama prank, na filme. Imana niduha umugisha ikadufasha mu bihe bizaza, na filme tuzazikora. Filme zirahenda, ntabwo umuntu yahita ayikora, n'urugendo rurerure. So reka mbahereze ikaze nanone, mbifuriza kuzaryoherwa n'ubuzima bwacu bwa hano kuri African Continent. I'm here to stay guys, ntabwo nenda kugenda. N'urugendo rutoroshye ariko ruzanoroha kubera Imana. Nifuza kuzabona nko mu myaka 5, 10 n'umumama nshaje nkibasha kuza kwicara kuri African Continent nkavuga hari inzozi zanjye. So kuri ino channel rero nkuko nabibabwiye, hazajya hacaho ibiganiro, plans na filme mu bihe bizaza. So reka mba sharing. Okay, muzasanga nkina filme, ndabikunda cyane, ariko ntabwo njyewe nakuze mbikunda. Nkuko nabibabwiye, maze umwaka ugiye kuzura ndi imbere ya kamera. Reka mba sharing akantu gato cyane, aka experience gato cyane naba mfite muri ayo mezi make cyane maze imbere ya kamera. So ubundi njyewe kababwire, ubuzima bw'imbere ya kamera butandukanye cyane n'ubuzima bundi busanzwe. Hano ni yindi si, nibi mbese n'ahantu bihuriye. Kuza ukicara kuri kamera, video ntisibika, abana bazaza bayirebe, mbese ni ubuzima navuga ngo buri hanze. Ni ibintu bikomeye, usaba gutekerezaho, ukicara ugatekerezaho, ukabisengera, ugafata umwanzuro, ukavuga ngo ntangiye runo rugendo. So rero njye am ready, ndabikunda kandi narabisengeye. So niyo mpamvu nababwira ngo njye nakuze ntazi ngo nzakina filme pe. Nakuze kuva nyine muri primaire, ahubwo nta n'inzozi njye nagiraga, nta nubwo navugaga ngo nzaba iki ngiki, ngo mfite inzozi zo kuzaba iki. Nta dream nagiraga. Muratwihanganira ahantu turi muri restaurant, muri restaurant of course haba harimo abantu benshi baza kwiyakira, urusaku rurimo mu bwihanganire, ntimubahanganire. Nakuze nta nzozi njyewe mfite, cyakora natekerezaga ikintu kimwe gusa,
naravugaga ati maybe ko hari igihe kizagera nkibona ndi mu muryango ndi kumwe na papa wanjye ko ntabwo nari nzi papa wanjye kandi ifoto nahoraga dreaminga rero kuzabona papa nkaba ndi kumwe na mama ndi kumwe n'abasista mbese muri famille nicyo kintu cyonyine yatekerezaga nako kundi umuntu arwara akaremba agatinya gupfa njye navugaga ati ndamutse mpfuye nkagenda ntabonye umuryango wanjye byambabaza. So rero nizo nzozi nari mfite nagiye muri tronkome ntabwo nari mfite dream zo kuzakina filime mbese ndinda ngera nsoza secondaire ntabwo nari mfite inzozi pe gusa nakundaga filime nandika story ko nari mere ku ishuri nkandika nyine udusore tukadukina ko ntabwo nari mfite inzozi zo kuzakina filime. Ndibuka 2020 nibwo natangiye kubikunda ngira dream nandikiye nyine abantu bagiye batandukanye of course basaba opportunity nza kwandikira n'umuntu witwa Mama Niyori muramuzi ni umustar ni icyamamare umubyeyi mwiza niramwandikiye kuri TikTok mbona aranshubije icyo gihe I can't forget that day nabaye nk'umusazi ndishima ndacerebra atama nimero ze za WhatsApp dutangira kuvugana gutyo ajyana ku ishuri rya Mama Nick muramuzi mwese niho yajyanye ku ishuri yigishaho acting turagenda nyine ndiga ni naho bankoreye casting banjyana muri filime Inzira ariyo abantu bamenyeho nkamukesha Mama Niyori Ewan sizo ko namushimira niwe muntu wa mbere wamfashije kwicara kuri kamera. So urumva rero nubwo buzima natangiye nyine ubuzima bwo kuba imbere ya kamera gutyo ndabikunda cyane ariko reka mbisuka bigira challenge bigira effect nziza nimbi pe ni byiza umuntu arabyenjoyinga ariko n'ahantu haba social media ni ikintu ntazi uburyo nagisobanura pe gisaba kuba ufite umutima ukomeye. Reka mbabwire usiko nigeze gukora interview ya mbere nakoze napanze gukora interview narabishakaga cyane umuntu witwa Anita nafite filime yitwa Anita Films mugende muri filime ye niwe muntu wamfashije anshakira interview ya mbere ndagenda ndayikora icyo gihe maze gukora interview yararebwe pe yararebwe igeze mu 9 abantu barayireba ari benshi ariko njye nari umuntu reka mbabwire no kubanza nkicara nyine gutya nkavuga nyine biriso ameze nkurikije ukuntu nakuze ndi umuntu ucecetse ujunjamye umeze nagendaga nihishe meze gutya nkaho ari n'umuntu ufite ideni kubera kubaho numva ko buri njyewe nta kintu nshoboye nabo nabasha kuvuga imbere ya kamera nta kintu nakora. So rero nakoze iyo interview ni nayo yankanguye reka mbabwire maze gukora iyo interview urumva abantu benshi baratunguwe abantu batari banzi ko nzi kuvuga baranyandikira comment ziba nyinshi abantu muri telefone muri comment ku kiganiro nakiriye comment nziza nimbi nyinshi cyane ku buryo natekereje ngo mana yanjye mfite nk'amafaranga nagenda nkavuga ati iki kiganiro mu gisibe kubera nyine wa mutima woroshye utazi gufesinga ubuzima utazi gufesinga ibintu. So icyo kiganiro rero maze kugikora urumva kuko sinakiriye comment zitandukanye ebani nibyo byangize umuntu like ndavuga you know what nago ngomba kuguma ncecetse ngomba gukomera niho nakuye imbaraga zo gufesinga pe muri ano mezi maze ntabwo kuvuga ngo mfite ubwoba pe ntabwo pe niyo mpamvu nabisabira turi muri runo rugendo rwanjye mu kigikire ujye wandika ibintu byose ushaka ntabwo byambabaza ngo wanditse comment imwe wanditse andika comment iyo ariyo yose ushaka ikuri ku mutima niba ari nziza nzishima cyane kandi niba ari mbi bitewe n'ukuntu wabyakiriye it's okay. So rero ndabashimiye cyane mbasaba kubana nanjye no kunshyigikira. So I'm here to stay n'ahantu nenda kujya turi kumwe mu bintu byinshi bitandukanye munshyigikire mukore subscribe mukore comment mukore like musharing ino video ndabizuba nko mu magroupe nk'icumi please ikiramo akavideo kanjye ndakwinginze tuzagenda turushaho gutera imbere ibyiza n'ibiza hano nzabasharinga twishime twese duseke kandi n'ibihe bibi n'ibiza nabyo tuzabifesinga
tubicemo neza twembi ubuzima bukomeze. Murakoze cyane.